ndagira ngo witonze mbere ko dutangira ubanze wumve rino jambo Macron yavuze. Nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1,5 milliard. Merci Monsieur le Ministre précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une uyu wumvishije ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hano ari mu nama ya G20 hano muri South Africa niho iyi nama iri kubera. Gusa muri iyi nama ubwo Emmanuel Macron yarayisohotsemo yaje guhatwa ibibazo abanyamakuru bamubaza hanini kubyerekeranye nicyo twakwita nk'itegeko yari yatanze cyangwa se yari yamaze gusaba ko mu nama iherutse kubera mu Bufaransa yo kureba ukuntu hakemurwa ibibazo muri Congo kugira ngo impande zihanganye zibashe kuba zareba ukuntu ahanini by'umwihariko zifasha abaturage bakeneye ubufasha byihutirwa. Ikiganiro cy'iyo nama twaragikurikiranye hano u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Tshisekedi yarariyo ibyavugiwe muri iyo nama murabyibuka ni nk'ibyumweru bibiri birengaho bishize. Icyo gihe Emmanuel Macron gahunda yari afite muri iyo nama nk'uko byumvisha bivuga ngo kwari ukugira ngo barebe ko batanga ubutabazi muri kino gihugu cya Congo kirimo intambara, ndetse avuga ko ngo icyo bakozemo nk'Abafaransa ari uko bari bagerageje kugerageza gukusanya inkunga yo kugira ngo ifashe Congo. Icyo gihe Macron avuga ati twakusanyije agera kuri miliyari 1,500,000 by'amayero, ni amafaranga menshi cyane. Ati ndetse inama yagiye gutangira miliyoni 150 twamaze no kuzibona. Hano Emmanuel Macron muri iki kiganiro bari bamubajije abanyamakuru kubyerekeranye ati muri iyo nama wari wategetse cyangwa se wari wasabye ko ikibuga cy'indege gifungurwa cya Goma kugira ngo ubutabazi bubashe kugera ku baturage bari muri biriya bice byo mu burasirazuba bwa Congo byazahajwe n'intambara. Icyo ni ikibuga cy'indege kiri gukontororwa na M23 ndetse uyu munsi none kuva intambara yatangira nikigeze gifungurwa. Muri iyi nama Macron yari yavugiyemo ko icyo kibuga cy'indege kigomba kuhita gifungurwa ndetse ngo rwose mu minsi mike kuko ngo ibintu byose babishyize ku murongo, ndetse na Tshisekedi nawe azayunga muri iyo nama. Ariko nyuma y'iyo nama u Rwanda rwo rwarasubije ruvuga ruti ibyo gufungura ikibuga cy'indege dukeka ko atari Ubufaransa bitegeka ahubwo biri hagati ya M23 ndetse na Congo bakabikemurira mu biganiro biri Doha, nk'uko ibiganiro biri kubera Doha ariyo gahunda bisa nkaho n'ubundi yari nabyo biri muri gahunda zari zitumye bari muri Doha. Ibyo nanone M23 nayo nyuma twaje kuyibona nayo ivuga ati ntago Ubufaransa aribwo butegeka ngo ikibuga cy'indege gifungurwe, ati ibi byose bigomba gukemurwa n'ibiganiro biri kubera muri Doha. Gusa inama yo yari yarangiye Macron yari yabivuze. Macron rero muri iyi nama ari muri South Africa ya G20 bongeye kubimubaza niho wumvishe ari kuvuga mu ijambo rya Macron. Maintenant, on avait aussi posé des questions, des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir... neza rino jambo Emmanuel Macron yavuze yasaye nk'ugaragaza ko uruhande rwa M23 ari rwo rusa nkaho rutari kumvikana cyangwa se rutari gushyira mu bikorwa ibyo barusabye. Emmanuel Macron yavuze ngo ati twari twategetse ko ikibuga cy'indege gifungurwa cyangwa se twari twasabye ko ikibuga cy'indege gifungurwa byemeranijweho, atari ko M23 yanze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ati nubwo leta ya Congo ubwo nyine yavuga ku buyobozi bwa Tshisekedi bo bari bagerageje cyangwa se bo bari bubahirije ibyari byasabwe byose kugira ngo ikibuga cy'indege gifungurwe. Mbega hano Emmanuel Macron n'ubyumva neza mu ijambo yavuze yagaragaje ko M23 idashobotse ko ari iri kunangira kwanga gufungura ikibuga cy'indege, ndetse agaragaza ko ahubwo ngo leta ya Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwo bwari bwagerageje ngo kubahiriza ibisabwa kugira ngo kino kibuga cy'indege gifungurwe ngo gikoreshwe noneho ubutabazi buherezwa abaturage, kuko buriya kira kibuga cy'indege bagaragazaga ko gufungurwa kwacyo ariyo nzira nziza yo kugira ngo ibikoresho bibashe kuhagera byo kwa muganga cyangwa se imiti, ibyo kurya n'ibindi byose n'ubundi butabazi bujyanye no gufasha ikiremwa muntu cyari kiri mu kaga cyangwa se cyagizweho ingaruka n'iyi ntambara yahabaye mu burasirazuba bwa Congo n'uyu munsi kandi kiri kujya mbere kuko haracyari kurasana. Icyo gihe Emmanuel Macron yatangaje mu Bufaransa avuga ngo kiriya kibuga cy'indege n'igifungurwa byibura twashyiraho ko indege zizajya zikora ku manywa, mu gihe cyo ku manywa akaba aribwo indege zikora nijoro ntizikore ku manywa indege, kandi zizaza zikaba ari za ndege ntoya
zizanye ubutabazi gusa, zizanye imiti, zizanye ibyo kurya n'ubundi butabazi bwose abantu bari mu ntambara cyangwa bagizweho ingaruka n'intambara bashobora kuba bakenera byihutirwa. Emmanuel Macron muri iri jambo yakomeje kuvuga ngo ibyo byose M23 yarabyanze gufungura ikibuga cy'indege, ndetse ibyo ngibyo bigatuma muri burasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeje kuba bibi ku baturage bahatuye bitewe n'uko ikibuga cy'indege kitari gufungurwa. Ndetse Emmanuel Macron yasabye impande zose n'abafatanyabikorwa bose bari muri iki kibazo kugira ngo bagire icyo bakora, ndetse amera nk'aho anateguje ibidasa nk'aho bishobora kubera byiza M23 mu gihe yaba idafunguye kino kibuga cy'indege. Emmanuel Macron akimara gutangaza no magambo, guverinoma y'u Rwanda nayo yagize icyo ibitangazaho, ndetse na M23 nyuma nayo igira icyo itangaza kuri iki kibazo kijyanye no gufungura ikibuga cy'indege. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda nawe yasaye nk'uvuga kuri iri jambo cyangwa se nk'usubiza iri jambo Emmanuel Macron yaravuze, aho yaje asobanura ibyabereye muri iyo nama. Ni inama n'ubundi yabereye mu Bufaransa. Yaje arasobanura ati mu gihe nyine ibihugu byari byahuye ni ku itariki 30 z'ukwezi k'Ukwakira 2025, yagaragaje ko ngo nta mwanzuro wemejwe n'impande zose werekeye icyemezo cyihutirwa cyo gufungura ako kanya ikibuga cy'indege cya Goma. Wow. Made in Rwanda. Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien, chérie. Guess what? Narindi kuva UTC. Ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'ama made in Rwanda yitwa Intwari Collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonye ishati nziza yo mu Ntwari Collection, niyo nzamuha pe, kandi ndabizi azayikunda, nzahita mfafuza pe. Ahubwo shu ugomba kubanga ugashakira gift your husband, and I know you will thank me later, sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamaze nkure ndakubwiye uko byagenze. Sawa. Ndetse yatangiye gusobanura ahubwo ibyabereye muri iyo nama, kuko Macron muri yo yagaragazaga ko muri iyo nama ngo bemeje ko ikibuga cy'indege kigomba guhita gifungurwa, ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda nawe bisobanuye avuga ati bimwe mu byavugiwe muri iyo nama cyangwa se byemejwe akurikije nyine uko byari bimeze. Ati mu ijambo risoza inama yabereye i Paris, Perezida Emmanuel Macron ubwe yagaragaje ko ibisabwa kugira ngo iki kibuga cy'indege gifungurwe bizaganirirwa i Doha. Ati ndetse Minisitiri we w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yongera kubisobanura mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyasoje iyo nama y'ubutabazi yari iri kubera mu Bufaransa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa nayo icyo gihe yabwiye itangazamakuru ngo iki kibazo rwose cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kizaganirirwa mu nama ziri kubera Doha cyangwa se mu buhuza buri kubera i Doha. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hano yakomeje avuga ati u Rwanda nanjye nari mpagarariye muri iyo nama i Paris, natwe ntabwo twigeze tuvuga ibinyuranyije n'ibyo bari bavuze, kuko n'u Rwanda kuko nimba mwibuka ijambo twari hano twarebye Minisitiri n'ubundi w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda rero yari yunze mu ryabo bagabo bavuze hejuru Emmanuel Macron ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Icyo gihe yavuze ko ibiganiro bya Doha ari byo bishobora kuba byafungura kira kibuga cy'indege. Hano yakomeje asobanura ibi ni ibyasobanuwe n'u Rwanda kugira bibameze cyangwa se bari gusubiza Perezida w'Ubufaransa ku byo yari amaze kuvuga. Duhungire yakomeje asobanura avuga ati gufungura ikibuga cy'indege ntibishobora guterwa n'ibisabwa n'ubuyobozi. Gufungura ikibuga cy'indege ntibiterwa n'ibisabwa n'ubuyobozi butari gukontorora ikibuga cy'indege. Ubwo nyine n'ubuyobozi bwa Kongo buri gusa ntago ari bwo butanga kondisiyo zo kugira ngo ikibuga cy'indege bagifungure, kandi atari bo bagifite mu biganza kuko ikibuga cy'indege ni M23 igifite. Ati niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi byo gufungura ikibuga cy'indege bigomba kuba mu bushishozi ndetse n'inyungu z'imikorere, ndetse zikabamo ubuyobozi bw'ukuri bwa nyabwo, ari nabwo buyobozi bufite ako gace buri kugakontorora, bukaba ari bwo nyine nabwo bugira ibyemezo butanga. Ndetse Minisitiri cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yakomeje avuga ati nabonye ibisabwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa ari uko iki kibuga cy'indege
kikimara gufungurwa cya Goma ngo kigomba gukontororwa n'ikigo cya leta ya Kongo cyitwa RAV cyangwa se Régie des Voies Aériennes. Kongo yo nibyo yasabaga ati ikibuga cy'indege nigifungurwa kigomba kuba gikontororwa n'ikigo cyacu n'ubundi cya leta ya Kongo, akaba aricyo gikontorora icyo kibuga cy'indege. Minisitiri Nduhungira yakomeje avuga ati ibyo bitandukanye cyane n'ibyashyizweho na Paris ubwo twari turi mu Faransa. Ati ikibuga cy'indege cyagombaga gucungwa mu murongo w'imbere na MONUSCO, naho mu wundi murongo hagacungwa na AFC M23. Ndetse yakomeje anasobanura avuga ngo ati dukurikije ibimaze iminsi biba cyangwa se n'ibyakomeje kugenda biba cyane cyane ibiganiro bagiye baganira ariko ntibibishyirwe mu bikorwa, cyane cyane byo guhagarika kurasana ku mpande zombi, ubwo ni kurasana hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yakomeje avuga ati nanone icyiza mbere y'uko bafungura ikibuga cy'indege nuko habanza hakubahirizwa amasezerano yasinywe yo kugira ngo impande zombi nyine zirakiraho ngaho gukomeza kurasana cyangwa se urugamba. Ati by'umwihariko mbere yo gufungura izo nzira zinyuramo ibikorwa by'ubutabazi, ubwo izo nzira nyine zirimo by'umwihariko ikibuga cy'indege, ati ntago ari ibintu bigomba gushyirwaho n'ubuyobozi by'umwihariko bwa Kinshasa, ahubwo byakagombye kubanzirizwa. Uyu ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda avuga ati mbere yo gufungura izo nzira z'ubutabazi harimo n'ikibuga cy'indege, ati hakabanje guhagarikwa ibi bikorwa n'ubundi biri gukorwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa byo gukomeza barasa ibibombe muri bino bice, n'ubundi bakohereza indege z'indwanyi ndetse bakohereza n'amadrone akaza akomeza kurasa by'umwihariko no mu bice birimo abaturage, ndetse bakarekera no gukomeza kurasa kuri ibyo birindiro by'abafite ikibuga cy'indege mu maboko yabo, ndetse ngo kanarekeraho kurasa mu bice n'imisozi birimo abanyamurenge. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagaragazaga ko mu bintu by'ingenzi bigomba gutuma cyangwa se byafasha ahubwo kugira ngo kino kibuga cy'indege kinafungurwe ari uko n'ubundi by'umwihariko leta ya Kinshasa iri gushyiraho n'amakondisiyo amwe n'amwe, kandi ngatari ifite icyo kibuga mu ntoki bakagombye kubanza bakanahagarika ibitero bari gukora, bakubahiriza amasezerano yasinywe yo kugira ngo impande zombi zihagarike urugamba. Ati bagahagarika izo ndege bohereza amadrone n'ibibombe bakomeza kurasa muri biriya bice. Ndetse icya gatanu yongeye kwibutsa perezida w'Ubufaransa ubwo yamusubizaga abinyujije ku rukuta rwe rwa X no gusobanurira n'abandi bose kugira ngo babyumve, yavuze ati icya gatanu kandi cya nyuma nibukije ko amasezerano ya mbere agomba kuganirwaho hagati ya guverinoma ya Kongo na AFC M23 mu rwego rw'amasezerano ya Doha yasinywe ku wa 15 Gushyingo. Amasezerano aheruka gusinywa ejo bundi mwarabibonye ubwo Kongo yasinyanaga na M23, ariko bagasinya ko ibyo basinye bigomba kuzongera bikaganirwaho. Hano yakomeje avuga ati ayo masezerano yasinywe areba by'umwihariko uburyo bw'ubufasha bw'abantu bugomba kuba butagira imbogamizi, butekanye kandi burambye, mbega katari gupfa kwita bafungura inzira ngo z'ubutabazi mu gihe hari ahantu koko umutekano cyangwa se hari impande zikiri no gukomeza kurasa ku bandi. Yakomeje avuga ati nguko uko ibintu bihagaze, inzira iri imbere irasobanutse neza kandi duterwa ishema no kwizera umuhuza wo muri Qatar kugira ngo ibi biganiro birangire vuba kandi neza. Aya ni amagambo yaje akurikira amagambo yaramaze kuvugwa na Perezida Emmanuel Macron muri G20 ubwo yagaragazaga ko Kongo rwose ngiri kubahiriza cyase yubahirije ibisabwa, ariko ngo M23 ariyo yananiranye, mbega ngo yanze gufungura ikibuga cy'indege. Ariko hano bongeye kumwibutsa ibyo we ubwe yivugiye mu nama ubwo ngo yari iri kugana ku musozo, ndetse na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga bavuga ati imyanzuro ifungura ikibuga cy'indege izava by'umwihariko hagati, izava mu biganiro biri kubera Doha biri guhuza M23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Ibi nanone bikimara kuba, nanone iri jambo rya Emmanuel Macron yarivuze kuri uyu wa gatandatu, n'ubundi M23 no yahise musubiza binyuze kuri Bertrand Bisimwa, usa nkaho ariwe wasaye nk'usubiza cyangwa se wasubije n'ubundi Emmanuel Macron. We yagaragaje ko yasubizaga leta ya Kongo, agaragaza avuga ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaragaza nkaho muri bino bice turimo twafashe twebwe nka M23 ariho hantu hakenewe ubufasha bwa mbere bwihutirwa ngo muri Kongo, ariho hantu hari ibibazo bikomeye cyane. Atariko mu by'ukuri siko biri, nkuko na Emmanuel Macron bivuga ati hari ahantu ibintu bimeze nabi cyane, abantu bakeneye gufashwa.
Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ngo ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaragaza iyo shusho ngo abantu bari muri bino bice by'umurasirazuba bwa Kongo ubwo n'ikivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo ngo bamerewe nabi. We yagaragaje ko ngo abaturage baho kuva bafatwa na M23 ngo bameze neza, nta kibazo cy'inzara gihari ndetse n'umutekano ibintu byose babisubije ku murongo. Ahubwo agaragaza ko ngo bakagombye kuvuga by'umwihariko ku bice biri muri Kinshasa aho buriya butegetsi n'ubundi bwa Tshisekedi buri bugaragaza ko muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo ngari hakeneye ubufasha bwihutirwa cyane. Agaragaza ko ahubwo ariho hari abantu bishwe n'inzara muri Kinshasa hirya no hino, avuga ati ahubwo hakagombye gutabarwa abantu bari muri ibyo bice by'umwihariko kuko twebwe hano turi muri Kivu y'amajyaruguru hano ikibuga cy'indege kiri n'ubundi cyagoma. Agaragaza ko abantu baho bahari ngo bameze neza, ibintu biri ku murongo, M23 yabisubije ku murongo. Yakomeje asobanura ati twebwe hano muri Kivu y'amajyaruguru ibintu biri ku murongo, inzira zose zirafunguye, abaturage bajya ku mirimo yabo ndetse ibintu biri ku murongo, twabishyize ku murongo. N'umunyamabanga waraho wa AFC 23 we Mbonimpa nawe yakomeje asobanura ko ngo ibintu byose muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo ahubwo byasubijwe ku murongo kuva bahafata, kurusha ko bakomeza kugaragaza ko ikibazo ngo ari ugufungura ikibuga cy'indege ngo bihutisha ubutabazi ko abantu ngo bamerewe nabi cyane. Bakomeje babwira ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukomeza kugaragaza ko ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo ko abantu bamerewe nabi. Bakomeje babereka ko ahubwo ubutabazi ngo bukenewe by'umwihariko mu bice bikontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko ko ariho hari ibibazo ariho abantu bamerewe nabi, ndetse bagaragaza ko ngo ibintu babisubije ku murongo, Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo ubuzima bugenda neza ndetse n'ibintu byose biri ku murongo. Atahubwo ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bari kuvuga n'urujijo bari guteza by'umwihariko bitewe n'inyungu zabo bwite, ariko si ukuvuga ko ari ubutabazi ngo kuko ngo abantu bari muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo ngo nibo babukeneye bitewe n'uko bari gusaba cyane ngo bafungurwe ikibuga cy'indege. Ndetse urebye M23 bameze nk'aho bakuriye inzira ku murima, by'umwihariko ubwo Bufaransa ndetse na guverinoma ya Kinshasa by'umwihariko bashaka kumera nk'aho bababwira ati amategeko n'ibyo muri kudushyiraho igitutu ngo ikibuga gifungurwe ntabwo biri buze kwita bishoboka bishingiye ku mabwiriza n'amategeko yanyu. Ati ibyo ntabwo ari byo biri buze gufungura iki kibuga cy'indege. Ukibaza ngo biragenda gute rero? Turaza gukomereza dutegereze turebe iki kibuga cy'indege kirafungurwa gute, biraza kugenda gute, ibiri buze gukomeza bigenda bihinduka n'ubundi hano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se n'ubundi muri kano karere turimo byose. Turaza gukomeza kugenda tubisanga kuri ya YouTube channel yanyu. Icyumweru gishize ari ukuntu akazi katagenze neza, ibiganiro bitabaye byinshi, ariko iki cyumweru turaza kugitangira n'ibiganiro byinshi cyane. Icyo ukora weho urasabwa kuba hafi ndetse ukibuka gukora subscribe nimba utarayikora. Dukomeze twubake ya channel yanyu. Ciao ciao.